usanga ntacyo bidutwaye kuguhimbaza waraturinze muri byose turagushima wabanye natwe muri byose amashimwe tuzagushima ibihe byose ushimye cyane mwari mwana kuba habaye n'ukuri warahabaye usanga ntacyo bidutwaye kuguhimbaza usanga ntacyo bidutwaye kuguhimbaza wabanye natwe muri byose kugeza n'ubu wabanye natwe muri byose kugeza n'ubu wabanye natwe muri byose turagushima waraturinze muri byose tuguhaye impundu wabanye natwe mwami Yesu turagushima Yesu ashimwe. Ndabashimiye cyane ababashije kwagera Imana umugisha. Nzere ko mwatangiye icyumweru neza, nanjye nagitangiye neza, meze neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Babibonye nashyizeho tayito ivuga ngo gutsinda inzozi mbi, gutsinda inzozi mbi. Ndabashimiye cyane rero. Nashyize indirimbo nshyashya kuri YouTube, ndavuga ko ari n'iya mbere, ntabwo ari nshyashya. Mwuka yarampaye indirimbo, mba amatiye kuyiririmba no kuyikora. Imana iranshoboza ndabikora, bigenda neza. So mwayireba kuri YouTube channel yanjye, ni Angels Ministry TV. Mwayireba, mwasharinga, mbese mwasapotinga uko mwabishobora. Yesu azaba, buri wese uzabikora umwami Yesu azamuha umugisha. N'uzayireba umwami Yesu azamuha umugisha. Icyo nakoze numviye umwuka wera kandi mbona byaragenze neza. Ni ibintu bitangaje cyane. Nari ndyamye mbyutse ntarafungura amaso, numva indirimbo irimo naririmba muri njyewe. Mbanza kumva ntasobanukiwe gutyo ndangije tamba oblige gufata telefone ndayirikodinga. Namvaga ari indirimbo y'amashimwe. Ndabyikwa ko iyo minsi numvaga nkomeye ukuntu, numye, amaso yanjye akanuriye hanze y'ibintu bitagenda, ariko umva umwami Yesu ari kumbwira ati ariko ushatse wanshima. Urebye usanga nta mpamvu, kuko we yarebye ibyo amaze gukora, akaba wamurimbye ataho ugejeje ukora. We yaramaze kureyariza ibyo Imana imaze gukora. Nanjye urumva nari nabaye district ntabyitayeho, ntabona ibyo Imana imaze gukora. Irambwira ngo ushatse washimira. Nibwo mpamvu yakomeje kumbwira ngo usanga ntacyo kitubuza gushimira Imana. So uyu munsi nifuje kubaganiza ku cyanditswe cya Habakuki. Habakuki avuga ngo nzahagarara ku munara. Ofete naje gushyurirwa ko hari ubuzima umuntu abamo akagira inzozi mbi koko, ahasimbuka ibyobo, ahasimbuka ahantu harehare, aho yirukanka afite abamwirukankaho, aho aryama akaryamana n'umuntu atazi, akabona spirit runaka iraje iryamanye nawe we.
njya numva biriya byo kurarana n'umuntu utazi ukabona yaje yambaye isura y'umuntu uzi ukamwemerera kandi ukaryamana nawe ugakora ibyo ukora bikarangira, hariya ntabwo aba ari uwo muntu muba muri kumwe, ni esprit satanique, nizo esprit bita ngo ni spiritual husband cyangwa spiritual wife, ni abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro. So ni na gutya abadayimoni bavuka, kuko arazi udakijijwe mukaryamana akagutera inda, akenshi nuko abadayimoni bavuka, ntabwo ndi bubitindeho. So izo nzozi rero mbi akenshi usanga ziterwa n'ubwami ubamo. Iyo uba mu bwami mwakoze kuza, ntabwo nabasuhuje, Kayijuka Damascene, Imana iguhe umugisha, Habinshuti Emmanuel, Imana iguhe umugisha, Jackie niyo, Imana iguhe umugisha, Birungi, God bless you. So rero icyo gihe ukagira inzozi mbi kandi zidashira, rimwe ukarota banakuniga bakwica, urakura kunurota bakuniga, aba ari nk'umurozi urara ukuroga arara kuniga ngo akwice. Ko hari n'abantu usanga bavuze ngo yaryamye arasinzira, burya kenshi ashobora kuburira umwuka mu nzozi. Hari n'igihe umuntu ajya arota, byajyaga bimbaho kera nkarota amazuru akifunga, nkashaka ukuntu ndi buhave bikananira, ariko najya kumva nkumva mvuyeyo. Buriya byose n'imbaraga z'Imana. So rero ikintu gishobora gutsinda izo nzozi mbi, kandi uzarebe la majorité y'abantu bagira inzozi mbi ntabwo batera imbere, kuko baba bafite les esprits zirara ijoro. Kuko rega ikintu gihari cyo n'abarozi bakora nijoro, bivuga ngo rero ibyo bintu bifitanye isano n'abarozi, Habakukira aravuga ngo nzahagarara ku munara, ni igice cya 2 rimwe kugeza kuri 2, ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, ngo kandi nzarangaguza ndeba aho ari numve icyo ambwira. Bivuga ngo guhagarara ku munara, tufate nk'amaradiyo, amateleviziyo agira station afatiraho rezo, niko ndabyitara, afatiraho fréquence yo kugira ngo iyo radiyo ibashe kuvuga neza. Kwakundi tuna radiyo kumva fréquence ifatiyeho, ni fréquence ituma noneho yumva neza. So Habakuki nawe yahagaze ku munara, ni kuri fréquence ngo arindire kugira ngo abone Imana. Bivuga ngo guhagarara ku munara hano Habakuki yavugaga kwari uguhora asenga, kwari uguhora apfukamye, kwari uguhora arangamiye ijuru atareba ku ruhande. So rero aravuga ngo nzahagarara ku munara ngo ndebe, ngo ndindire, ngo nzahagarara hejuru y'umunara ngaho ndindira, ngo kandi nzarangaguza ndebe aho numva icyo ambwira. Yavugaga umwami Imana. Akenshi rero zino nzozi zikunda kuza ku bantu batarakira agakiza. Ndabyibuka nkijya byumweru bya mbere nkinjira muri eglise y'abarokore, nakirijwe kwa Gitwaza, najyaga ninjiramo nkumva amajwi ambwira ngo suba waje gukora iki, nkumva amajwi menshi aramvugira inyuma. Tekereza ari amajwi ashaka kuza kunyataka ndi muri eglise, none utekereza ukuntu yanyataka ndyamye, utekereza ukuntu ayo ma esprit ashaka kuza kunyataka ndyamye. Nibyo rero biva kuri ibyo ngibyo bikajya no mu majoro, ugasanga umuntu ntasinzira, ararota, simbagurika, yiruka kubera ubwami bw'umwijima arimo. So rero ikibikuraho ni ikihe? Ni uguhagarara ku munara, ni ugusenga ubudasiba, ni ugutegura ijoro. Kuko ugiye kuryama iyo udateguye ijoro, n'abarozi baba bategura imigambi baza gukora. Kandi biroroshye ko bashika abantu nijoro baryamye. Nigeze ndyama numva umuntu ari kumbwira, mbona ari umuntu nzi w'umufamiliye, arambwira ngo ese ngo ahantu ejo wagiye muri interview bakubwiye gute? Urumva yashakagamo amakuru. Sinzi ikintu cyahise kikubita hasi, mpita nshiguka, sinabasha kumusubiza. Ariko urumva ni marayika w'Uwiteka undinda wahise akubita icyo kintu kugira ngo ntamusubiza. Tayari iyo ugize conversation bamenya amakuru yawe. Hari abantu njya numva, ni umushitanje njya mbwira ati se ni gute bamenya amakuru? Ndimuka bakabimenya, nagira gute bakabimenya? Barara bashika abantu,
harabashika abantu akenshi ni abarozi bakuzi, ni abarozi bazi famiye yawe, bazi igisekuruza ukomokamo, ku buryo kugukurura bahera kuri bya bisekuruza byandi byagize amasezerano kukubona bikaborohera. So rero nta kindi kintu kibikuraho ni ugusenga ubudasiba, ni ugusenga ubudasiba. Urumva kuko gusenga habaho ubutabazi. Igihe cyose usenze ingabo z'abamarayika zitazimanuka zikaza gukora umurimo. Gusenga ubudasiba, urumva niko Bibiliya ivuga mu Batesalonike ba mbere 5:17, aravuga ngo musenge ubudasiba. Yesu ajya kutuvuga ngo musenge ubudasiba, ahandi aravuga ngo icyo nta kindi kibikura musibye gusenga wiyirije ubusa. Nuko yari azi ko ubusi ku wundi dukeneye gusenga, kuko we yari afite amaso y'umwuka abasha kureba intambara buri munsi ziba ziri kutwikubitaho. Ubundi hari n'igihe mba ntekereza ko aho turi ubu ngubu atariho twari dukwiye kuba turi, ibyo turimo ubu ngubu atari byo twari dukwiye kuba turimo, ariko kubera ubunebwe, gutsikamirwa, kuba muri monde tutazi, ugasanga umuntu ari muri realm spirit y'umwijima, ugasanga aradindira. Ni ukuri iyo murebye cyane cyane wenda ibihugu by'abazungu, sinzi uko babigenje, ariko hari nka siroga abanyamerika bakunda kuvuga ngo God bless America. Bivuga ngo ni abantu bamenye Imana kera, baza no kumenya imbaraga z'ijambo. No bivuga ngo iyo bavuga God bless America baba blessing abanyamerika bose. Ariko twereza Afrique kubera ukuntu twavukiye mu bantu bapfumura, bagira gute twaje kumenya Imana bitinze, niyo mpamvu ubona no gutera imbere bigoye. Niyo mpamvu ubona n'abantu bakibabaye bagihari, kubera ko haracyari ibisigisigi. Sinabyita ibisigisigi kuko ubu byariyubuye, byahinduye isura. Ntawe ukimenya ngo umupfumu ninde, mugenda muri bisi mwicaye mwese mukabona muri smart, kandi harimo abapfumu nka 5. Abarozi, abarara babyina, abo bose bahinduye forme yo gukora. Bivuga ngo rero gakondo zabo ziracyahari, ariko niki cyakuraho ibyo ngibyo? Nuko dusenga. Nukuri gusenga, narababwiye ngo niyo rya bisengesho ritoya umwami Imana araryumva. Ni kenshi nagiye nganira n'abantu nkumva arambwira ati yo, ati uziko kera nkiri umwana, ati nanditse ibintu ku gapapuro, ati none Imana ikaba yarabisubije, kandi urumva ntiyigeze asenga. Ariko kuko yabwiye Imana ati uzabikore, ati Imana uzakora, akagenda yandika, ugasanga birabikwereka rero ko nta sengesho Imana itumva. So rero gusenga birabohora, ariko cyane cyane gusenga mu mwuka, ngo musengeshe umwuka iteka. Gusengesha umwuka rero nuko Imana dusa nayo ni umwuka, kugira ibashe kumva ibyo tuvuga dusengera mu mwuka. Niyo mpamvu akenshi gusenga, nubona abantu bari gusenga mu ndimi, nawe uzabyifuze, kuko ni impano y'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera. Muri ibyo bimenyetso bazakandagira inzoka na scorpio, bazavuga mu ndimi nshya, ni izo ndimi. Ikindi kintu kitwerekanishaho ko gusenga mu ndimi ari ibintu biri powerful. Ngiye nk'iyo nsenze mu ndimi ako kanya mpita kumva umwuka yaratangiye kunganiriza, ariko iyo maze igihe ntabikora mbona bitagenda neza. Ariko ushaka ifu mbikoze nkamara nk'iminota 5-10 yo njya kumva nangiye kumva audible voice arimo arambwira ati nibi nzabikora, nibi anje nibi bigende gutya. Bigaragara ko gusenga mu ndimi nubwo bitwihisha ariko biri powerful. Niyo mpamvu wumva memure catholique, abacharismatique basenga mu ndimi, n'abarokore basenga mu ndimi. Nuvuga ngo ntabwo ari ubuyobe, ni ibanga rihishemo. So gusenga mu ndimi rero, iyi si ntabwo ibasha kuyizumva ziriya ndimi, memu n'abana b'Imana ubwabo ntabwo bazumva, kuko hari aho Pawulo avuga ngo niba uzibuze ngo niwe gusa wenyine zungura. Nuvuga ngo zikuzamura spiritually, niwe wenyine gusa zungura, ariko niba uzivuze habeho n'umusemuzi azisobanura. Ubwo nawe n'ufite iyo mpano, ariko vraiment ni gake cyane umuntu abasha kuzumva. Ariko ko ari indimi z'umwuka, umwuka w'Imana abasha kuzumva, noneho ijuru rikumva kurushaho. Icyo gihe rero iyo usenga mu mwuka, n'ibikurwanya biba mu mwuka, ubikura mu nzira, uba waramenye principe y'ubwami. Hari akareverasiyo nigeze ngira, turavuga iyo dukijijwe, tuvuge par exemple urakijijwe uvuye mu bwami bw'umwijima ugiye mu bwami bw'ijuru. Ni kimwe naho bakunda uva mu Rwanda uvuga uti umunsi ngiye Uganda kubayo. Ugeze Uganda ako kanya uhita uhindura umukono ugenderamo, hari aba principe uhindura, hari ibintu byinshi uhindura n'ururimi, sibyo? So rero n'ubwami bw'ijuru nuko bumeze. Ushobora, niyo mpamvu usanga n'indimi zidasa. Ushobora kuba wari utuye i Kigali, uri mu bwami bw'ijuru, ushobora kuba wenda utuye mu Kigali ukimukira Mbarara, ukajya muri province ya Mbarara. Ni nko mu ijuru niko bameze. Ururimi bavuga hakaba ari rwuvuga. Nuvuga ngo rero no mu mwuka nuko, iyo umuntu avuga mu ndimi ahindura isi akajya mu yindi si.
sinzi niba muri kubyumva. So rero kuvuga Pawulo avuga ngo uvuga mu ndimi ariyungura, ni ukuvuga ngo yaravuga ngo uvuga mu ndimi agenda akura spiritually. Abantu benshi bagiye bagira kugera mu ijuru rya gatatu n'abantu bagiye basenga mu ndimi. So rero icyo gihe uri gusenga mu ndimi nubwo nawe uba utazumva, ariko abadayimoni bahita bumva ururimi atari urwabo bagahunga bakagenda bavuga uyu muntu ntabwo ari uwacu. So rero mu gihe cyose mugiye gutegura ijoro, simvuze n'ikindi gihe muri gusenga, mujye musenga mu ndimi cyane. Hano rero Mwuka Wera aravuga ati kugira ngo mubohoke kuri izo nzozi mbi, icya mbere ni ugukizwa. Udakijijwe buriya ni non effect, nta effect bishobora kugira. Icya mbere ni ugukizwa, ukakira Umwuka Wera, noneho ukajya usenga mu rurimi rw'umwuka kugira utegure ijoro. N'abakijijwe nabo ubunebwe babureke, bajye basenga mu ndimi cyane cyane ugiye kuryama. Utazifite azapfe kuvuga uko yiboneye, Mwuka Wera agira akazisiga amavuta zigakomera. Uzareba hari abantu bavuga, njya mbona amakonferanse y'abapasiteri bo hanze bashobora ngo tugeze igihe cyo gusenga, bagafata umupasiteri w'usenga agasenga isaha yose yivugira indimi. Bivuga ngo ni ibintu biri powerful, ntabwo ari ibintu by'ubuyobe. So rero ikindi cya kabiri ushobora gukora ni ugusoma ijambo. Reka dusome muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3. Timoteyo wa 3 igice cya 3 wa kabiri nako igice cya 3 baravuga ngo igice cya nako cya 16 baravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse. Urumva ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ni byavuye ku Mana, kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Birakwigisha, icyo ni icya mbere, no kukwemeza ibyaha bye. Iyo ibyanditswe bimeze nka miruwari, bikwereka cyane, uhita wirebamo ugahita uvuga uti yo iki ntabwo ngikora neza, iki ntabwo ngikora neza. Naje gusanga Bible yanditswe mu gihe cyatamutse ariko ihora iri preza. Rero ibyanditswe birakwigisha, bihita bikureflecta ugatuvuga uti ntabwo nitwara neza. Turakomeje ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Urabona iyo bigutunganyije, bivuga ngo igihe cyose ugira inzozi mbi ni uko uri muri spirit y'umwijima, ariko igihe utunganye Satani ntabwo abona ahantu anyura, ntabwo ahabona. Arakureba akabona umuriro urakwaka akagutinya. Icyo gihe rero ntashobora kuguha inzozi mbi, ntashobora. Ntashobora. Ariko hari n'inzozi nziza atari mbi, ariko ari nko babyita gutera, nko kukumenyesha nk'ikintu kigiye nko kuba kitari na cyiza. Izo nazo ntabwo tuvuga ko ari iza Satani. Izo hari igihe Umwuka arakubwira ati sengera kino kintu kigiye kuba, aba yakugize umurinzi w'inkike, kakwereka ati kanaka agiye gutaha, musengere, kanaka afite iki kibazo. Izo ntabwo ari iz'umwijima. Ariko iz'umwijima ni za zindi urara usimbuka ibyobo, usimbuka uryamanye n'abantu utazi, urota ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izo ni iz'umwijima, sibyo? Izo ni iz'umwijima. So rero hano baratubwiye ngo ibyanditswe bigira umumaro no gutunganya umuntu. Iyo utunganye ni ukuri ntabwo bigira ko ugira inzozi mbi. Ngo no kumuhanira gukiranuka. No kumuhanira gukiranuka ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, kugira ube wuzuye neza, ugomba kuba ushitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Ibi ni ibyanditswe. Gusoma Bibiliya cyane bireza, wumva urimeze neza. Ikindi ni ukusoma Bibiliya kandi ukaba mu ijambo. Kuba mu ijambo ni ugusana Bibiliya, ugasa n'ibyo Bibiliya ivuga. Yesu yaravuze ngo nabagize abigisha, ngo namwe mugende mugire abandi abigisha. Ni ukuvuga ngo Kristo yavuze ngo nabagize uwo ndi we, kuko ari we jambo. Nabagize jambo, muse na jambo, ariko abo muzigisha nabo bazase n'ibyo namwe muvuga. Niyo mpamvu yakomeje kuvuga ngo baje se abantu ko bakora ibitangaza n'iki. Yesu aravuga ngo muzamenya ku mbuto bera. Ni ukuvuga ngo imbuto itubibyemo nitangira kugaragara inyuma. Niyo mpamvu rero ijambo ryifitemo imbaraga.
yifitemo imbaraga, kuko nicyo gisubizo cy'ibibazo by'iyi si. Ni ijambo ni Kristo, ribasha koza, ribasha gukiza. Hari umuntu wambwiye ngo hari igihe usoma ijambo, ugasoma Bible, ukisomera Matayo wenda ukuntu Yesu yavutse, ukabinezererwa, wari urwaye kanseri igakira. Ni ngo ijambo ryifitemo imbaraga yo gusohoza icyo uwaritumye yavuze. Ni nayo mpamvu akenshi niryo navuga ko turitsindisha Imana. Akenshi urahagaruka ukavuga uti ntiwavuze gutya, si wowe wavuze gutya. Waba ufite nk'abanzi bagafata Zaburi ya 35 bavuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, indi ngabo nto n'inini. Urabibona? So rero ijambo ryifitemo imbaraga. Iyo umuntu arisoma noneho akariviva, akaviva ubuzima bwaryo, uko urugendo rwa buri munsi, ikintu cyose ubonye ugahita wumva ijambo rihuye n'icyo kintu, ukaviva ubwo buzima, icyo gihe umwanzi ntabwo atinyuka kwinjira mu isi y'umwuka yawe. Sibyo? Kuko buri muntu wese agira isi y'umwuka ye. Urabona Daniyeli asenga iminsi 21, marayika aramubwiye ngo erega Daniyeli, ngo burya wasengaga iminsi 3 twari twakumvishe, ngo ariko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi ngo batubujije kukugeraho. None bivuga ngo buri muntu wese agira, urumva ni Daniyeli wasenga ku giti cye, ariko ubwami bwe, isi y'umwuka we yari imagiye n'abami b'Abaperesi n'Abamedi. Urabyumva? Biba ngombwa ngo marayika ngo Mikayeli aza akarwana, ngo noneho marayika Gabriel abona kuzana iki? Abona kuzana ubutumwa. Bivuga ngo buri wese agira isi y'umwuka we. Niyo mpamvu dufite guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose gituma tudakiranuka, n'ikintu cyose gituma tutaba muri presence y'Imana. So rero umbwira ukuntu waba ufite uburinzi bw'Imana buri furu kubera kuri inshuti yayo, uhora ujya kuryama ukabibwira uti Mwami Yesu wakoze umunsi mwiza wampaye, ngiye kuryama, reka ingabo z'abamarayika zigota icyumba cyanjye, reka amaraso ya Kristo azenguruke, reka marayika Mikayeli agota ino ngano, ijisho ryawe ntirimveho, ukaryama ugasinzira. Umbwira ukuntu ugashaka kurota inzozi mbi. Ntabwo bishoboka. Ahubwo ikintu urota uhita uba nka Yakobo, ugatangira kubona urwego rurimo rurazana. Biriya bisigura iki? Bisigura ko Imana itatangira kukwereka gahunda igufiteho. Ikavuga ati yo disi, reba ukuntu aryamye. Ni uvuga ngo uyu mubiri uba uryamye hano mu buriri, ariko umwuka wacu agahita ajya mu ijuru. Kuko na Yakobo yari aryamye ku ibuye rifatika, ariko ngo yatangiye kubona urwego. Ni uvuga ngo umwuka wabaye connecte n'ijuru, atangira kubona urwego rumuzanira, rumanuka rumuzanira. Ni uvuga ngo igihe cyose twaryamye neza, twateguye ijoro ryose ryacu, umwuka wera ntagiye na kimwe areka kutuganiriza. Bivuga ngo uyu mubiri uraruhuka, ariko umwuka wacu urara mu ijuru. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo dufite umuntu wa hano n'umuntu wo mu ijuru. Sibyo? Niyo mpamvu yabwiye Petero ngo icyo uzemeza mu isi kizaba cyemewe mu ijuru, ko yari azi ko usibye ko twambaye umubiri, ariko yari azi ko hari undi muntu wacu uri mu ijuru ukomanda kandi bigakunda. So rero ibyanditswe ni ibintu bigira umumaro, biroza, bireza, birakomeza, biranakiza, birabohora. Ibyanditswe birabohora. Uzareba ijambo ukomeje gusubiramo cyane, ugeraho ugasa naryo. Sibyo? Icyo nacyo ni ikindi kintu dutsindisha inzozi mbi n'indi myuka mibi yose. Kuko Pawulo avuga ngo ko tutarwana n'ibifite inyama n'amaraso. Bivuga ngo icyo twe turwanisha ni intwaro zacu, n'isengesho, n'ijambo ry'Imana. So hari ukurisoma, hari no gusa naryo. Ibyo bintu tubyitoze. Sibyo? Ikindi ni ukugira itorero dusengeramo. Nta mwana utagira urugo atahamo, abamo, arererwamo. Sibyo? Ukagira pasiteri wawe ugukurikirana. Sivuze ngo ugende uvuge ngo kanaka kubera pasiteri, ubisaba umwuka wera, ukavuga uti nkeneye umupasiteri unkurikirana mu ijambo. Uwo mupasiteri iyo Imana imuguhaye, ni wa mupasiteri urara ijoro asengera kanaka, yo Mana afashe yanje, Mana umushoboze, Mana ugire gute. Wowe ukajya ubona ibintu biragenda, uregenda wenye, ariko ni ukuri hari abantu bagutungishije. So ibyo rero ni ibintu bidufasha mu rugendo rwa buri munsi, ni ibintu bidufasha turyamye, ni ibintu kandi bidufasha kumenya amakuru y'ijuru. Amakuru y'ijuru. Mu ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2, Mose ari kubwira Abayisiraheli amategeko. Arababwiye ngo umuhanuzi muzamumenyera, ngo umuhanuzi, niko Imana yari yababwiraga, ngo umuhanuzi wanjye ngo nzamusanga mu nzozi mbimumenyesha. Ntabwo ushobora kumenya misiyo yawe rero ufite inzozi z'umwijima, biragoye. Ntushobora kumenya misiyo yawe ufite inzozi z'umwijima. Biba bisaba ngo ugire ukuntu ubanye n'Imana, noneho niziza zize ziri na clear.
zize zeze. Hari nk'umwana nzi arota ibintu bikaba, ariko mahazuma Imana izamufasha akizwe, ntabwo akijijwe, yibera mu yindi si ye ku giti cye, ariko arota ibintu bikaba. Ni ukuvuga ngo ikintu ushobora kurota, ushobora guhanura, ushobora kuvuga, ushobora kwerekwa bikaba, ni uko umutima wawe uri connecte n'uw'Imana. So uwo nguwo nubwo atarakizwa ariko ari mu batoranyijwe, nabihishurirwa azamenya icyo Imana yamushyizemo ko gikomeye agikoreshe. So rero nta kundi kuntu ushobora gutsinda aba bagabo b'ijoro, aba bagore b'ijoro, amahembe wohereza mu ijoro, abarya n'abakira, ibitega n'ibindi bintu nk'ibyo byose abapfumu n'abarozi barara bakoresha. Ubwo nta kundi kuntu twabitsinda tutabikoresheje ijambo. Bigeraho ukinjira mu nzu yawe ukavuga uti ndabizi ndarinzwe, kuko ugeraho bikaba ubuzima, ukanaryama ukavuga uti ndabizi nta cyabasha kwinjira mu nzu yanjye, nta cyabasha, ugasinzira ubizi ko ahubwo ugiye kwakira amakuru y'ijoro. So rero nta kindi kintu kibidushoboza, dushobozwa no gusenga, ikindi ni ukuramya. Buriya gihe cyose uri kuramya ibintu byose ujya kubona ukabona ntacyo bikivuze. Iyo waramyije neza ukaramya mu mwuka, ugahimbaza Imana mu mwuka, ntiwibuka ko inzu iri kuri cyamunara, ntiwibuka ko abana barwaye, ntiwibuka ko ufite amadeni, ntiwibuka ko hari ibintu bitagenda, ntiwibuka ko udafite akazi, ahubwo uzamura icyubahiro ukavuga uti Imana urabikwiriye, turagushima. Ibyo byose ukabyibagirwa, ntumenye ahantu byagiye, kandi kuriya kuntu uba wabyibagiwe mu isi y'umwuka biba byanavuyeho, kuko Imana deje yavuze ati se umuntu ufite ibibazo bingana kuriya ni gute mpimbaza. So rero nashatse kubaganiriza kuri ako kantu ko gutsinda inzozi mbi, nta kindi kibikuraho. Ni ukuri mwe kujya murara mu marimbi, mwe kujya murara musimbuka, mwe kujya murara n'abantu bapfuye, oya, ahubwo ujya urara uvuga uti Mwami Yesu nguhaye ikaze, amaraso ya Kristo kuburira, amaraso ya Kristo antwikira, amaraso ya Kristo atwikira abanjye, Mwami Yesu Kristo umpe gusinzira, uyu mubiri uruhuke pe, ariko umwuka wanjye arare mu ijuru afata amakuru y'ijuru. Kuko hari igihe ujya kumva umuntu arabyutse afite amavunane umubiri wose, wagira ngo ntigeze araryama, kumbe hari abantu isi y'umwijima ikoresha, bakarara bajya guhinga, bakarara bajya gukora imirimo y'ingufu, bakarara bababyiniraho, abandi bakabaraza mu mazi mu maki. Abo Bibiliya avuga ngo ni abategeka b'iyi si, les principautés, n'abategeka b'isi, n'abami b'umwijima. Ntabwo baryama kandi bakora 24 hours, kuko umwami wabo yababwiye ko bafite igihe gito. Ariko twe twararangaye. Ni ukuri turiho kubw'ubuntu, ntabwo ngiye kuvuga ngo turiho kubwo gusenga cyane, ni ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. So nabifurizaga rero, narabasengera nabasabira Imana itwuzuzemo imbaraga zo gusenga, Imana ituzemo imbaraga, iduhe n'umwanya wo gusoma Bible, Imana iduhe kubahiriza amabwiriza y'ijuru, amabwiriza tureba nk'abana b'Imana, kugira ngo tubashe kugira gute, tubashe kubaho neza muri iyi si, tuzabashe no gusohoza urugendo rwacu neza. Mu gatabo k'umukristo berekana umukristo arimo aragenda, ariko haranagera agiye kugera kuri ya mazi, bakatwereka ikibaya cy'ibyatsi by'icyatsi, harimo abantu bari kwizengurukaho. Abo ni abantu bakijijwe, bakoze ibikwiriye, ariko ugasanga batezwe n'akantu kamwe, ugasanga wenda kubera urugendo rwabaye rurerure, amaganya y'isi yamwuzuye, agatangira kwiganyira. Iyo watangiye kwiganyira uba utakibona kapasite yo gukora kw'Imana. So iyo watangiye kwiganyira rero ujya muri icyo kibaya. Noneho bivuga iki rero? Naho byaba bimeze gute, dukomeze dusenge. Naho byaba bimeze gute, dusome Bible. Hari abantu batayikunda ngo irarushya, ariko ushaka nko gusoma Evangile de Jésus Christ, ugasoma Actes des Apôtres, ubwo Evangile ni amavanjiri ya Yesu Kristo, ugasoma ibyakozwe n'intumwa, warangiza ukajya no mu mateka y'ukuntu isi yaremwe, ugera ukumva utangiye kuyikunda. Kuko hari ibitabo bigoye nka Yeremiya aragoye, ba Ezekiyeli, hari ibitabo pe ubona bigoye, ariko iyo usoma ibyo bitabo uko mbibabwiye, ukaba wabasha gusoma intangiriro ukuntu Imana yaremye isi, ukareba ukuntu Imana yagiranye isezerano na Aburahamu, ukaba wasoma ukuntu Yesu Kristo yavutse, ukaba wasoma ukuntu Yesu Kristo yagiye aganiriza Abayisiraheli kugira ngo bave mu mategeko bahindure bajye mu buntu. Byose iyo utangiye kubisoma utangira kumva Bible uyikunze. So iyo uyisomye ubisoma wumva ari inkuru, ariko iyo respect uba wahaye Bible, uba wahaye respect inspiration,
ahantu yavuye, iyerekwa ahantu ryavuye, Imana irabyubaha ikaguha umwuka wayo wera, akaza agatangira akagusobanurira, noneho uko ugenda ubikora ubikunda ukazireturuva byarabaye ubuzima, ukazireturuva byarabaye ubuzima. Naho hahandi utangira kubona ukumva nawe urimo uragenda. Elisha abwira asaba Imana ngo yereke Gehazi ingabo zibarinze, ni ubusabane yari afitanye n'Imana ku buryo yasigaye agenda akavuga ati umva ingabo zitugose hano ntushobora kuzibara. So rero nta kindi kintu kizatuma dutsinda isi y'umwijima, inzozi mbi, kurota nabi, hari umuntu wambwiye ngo agira umugabo w'ijoro, nk'ubu ngubu tukavuga par exemple agapostira ahantu bakanamuhamagara ijoro ari bugiye gukora interview akabona wa mugabo baraje bararyamanye. So icyo gihe ikintu kitagikurikiraho uriya mugabo ahita amwiba blessing. So yaramenya kuyimwiba bugacya mu gitondo yakora interview akayitsindwa. Kubera iki? Uyu mugabo w'ijoro ukuntu akora, mva ngo uzarebe abagabo b'ijoro, abagore b'ijoro nibo basenya ingo z'abandi muri no minsi cyane. Handi umugore usanga ari mu rugo adashaka kwiyitaho, ariko yasohoka agashaka ko abantu bamureba ari mwiza, asa neza, ashayininga, ariko ntabe yabyereka umugabo. Mva ngo ni ya esprit y'umutuyemo ihora ishaka ngo yangare, ariko kuko iniyo y'umugabo we n'umugabo we ari yavuye ku Mana, iyo esprit gashaka kuyisenya. So uyu mugabo w'ijoro uzamumenya gute? Uzamenya igihe urara umurota uryamanye nawe, icyo gihe uzamenya ko ufite umugabo w'ijoro. Ikindi, umugabo w'ijoro ni mubi ku buryo adashaka kwemera ko hari ikintu utunga. Hari n'abantu usanga uyu mugabo w'ijoro yarambaye isura y'umugabo babanaga wapfuye cyangwa nk'umugore wapfuye, ugasanga umuntu ari umupfakazi, araho kubera agahinda kamubanye kenshi yanje kwakira ngo akomeze ubuzima. Vraiment ni igikomere, ariko burya biba bisaba ngo wizere Imana, wizere ko biri ari ubushake bwayo, ukomeze ubuzima. So noneho ugasanga mu buzima aragira ati arajya nko kugura ikibanza akumva ijwi riramubwiye ngo ubuse ngo urakigura ngo uzacyubakamo kibamo wenyine. Nigeze mpura n'umugabo afashe ifoto y'umudamu we wapfuye, noneho iyo foto nticaye muri taxi ndayireba, ndabona iyo foto irani ya kera cyane, ndabaza ese bite bimeze bite? Arambwira ati umudamu wanjye ifoto ye yabaga muri salon, yagize gute, yaragize yaramenetse, ati none mvuye kuyikoresha. Okay, abantekereje amateka. Arangije arambwira ati ariko kuva umugabo gore wanjye yapfa, arapfuye maze nk'imyaka 10, ati nta kintu ndakora, byose narabiparitse. Mu by'ukuri si uvuga ko navuga ngo amwanga mwibagirwe, ni umugenzi wabaye mu buzima bwe, akora ibyiza runaka, mubera umudamu, amubyarira abana beza, ariko iyo agiye simvuze ngo amwibagirwe, ariko burya hari igihe urizinga kugira bitakubera idoro, bitakubera ikigirwamana, sibyo? Urumva ntashaka gutera imbere, ntashaka kugura inzu, ntashaka ngo buri gihe yagiye gukora ikintu ngo yumva ijwi rimubwira ati ese uragikora ntakigihari. Ese yaba ari umuntu ufite cyaba ari ikintu kiva ku Mana kikakubuza gutera imbere? Ntabwo gishaka kukubuza. None se warapfakaye ufite umwana umwe cyangwa ari mu kibana, wareka gukomeza se kwa avansa? So rero aba bagabo b'ijoro rero baroparatinga, ndashaka ngo utabiza ajye kubireba kuri Google, abantu benshi bagiye babyandikaho. Nuvuga ngo ni ama esprit niyo asenye. Ngo nigeze numva umuntu avuga ngo basigaye bajya mu bapfumu, ngo noneho ngo akavuga kana karandembeje, umuntu ashaka kugira undi nabi, ngo noneho ukumva aramubwiye ngo mumwoherezeho umugabo w'ijoro ngo azamurangiza. Urabyumva? Nuvuga ngo umugabo w'ijoro cyangwa umugore w'ijoro ni ama esprit asenye ingo. Handi umugore n'umugabo bajya kuryamana, umugabo ukabona ntabishaka cyangwa umugore ntabishaka, ariko akarara mu nzozi na wa wundi w'ijoro. Hari indi nkuru nigeze numva, umugabo wajyaga ahagarara akimasiriba, umugore we yicaye imbere yarumiwe, akamubwira ati cara hariya, ubundi akabikora gutyo. Uzi se ngo ari kwimasiriba ari wenyine, ari kumwe na esprit imuhagaze imbere. Ari kumwe na esprit imuhagaze imbere. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo iyi si itegekwa n'isi y'umwuka. Ibyo tubonesha amaso niba byavuye mu isi tutabonesha amaso. Rero niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kuko tutarwana n'inyama n'amaraso. Yari azi icyo avuga, yarimo avuga ati isi y'umwuka mutabona, apaho yuko uburinzi bw'Imana bwuzuye, burahari bwo pe, burahari buruzuye. Niyo mpamvu iturinda amajya n'amaza, uburinzi bw'Imana burahari buruzuye. Ariko nibivuga ko n'isi y'umwijima iroparatinga nayo. Niyo mpamvu ubona ahantu hari intambara, hari amakimbirane, hari ibibazo, birabikwereka ko Satani nawe aticaye.
iya so rero natangiye mvuga ngo Habakukira avuga ati nzahagarara ku munara ndindire. Duhagarare ku munara, dufate fréquence y'Imana, dufate fréquence y'Imana. Nituba muri ignorance ntitugire icyo twitaho, hari n'ababazi ibyo bitaho bakajya muri fréquence itariyo y'umwijima, aribo barara basimbuka bagira gute. Hari n'abari muri ignorance batazi ibyo ari byo, ariko mureke duhagarare ku munara, dufate fréquence y'Imana. Niyo mpamvu bari abakobwa 10 Yesu yaraje asanga 5 amavuta yarashize, nuko bagiye bararyama baratuza. Igihe njya mbyireberaho, iyo maze iminsi ntasenga nibereye mu byanjye, njya kumva nakayutse, ivango ntabyitayeho, nshaka gukayuka pubudibo, nkaba umuntu uraho w'igishishungwa udafite icyerekezo. Bisigura rero yasi y'umwuka, mvanga iyo usenga hari icyo wiyongera, sibyo? So rero mureke dusenge ubudasiba. Mu Migani 31 avuga umugore mwiza kuri 15 avuga ngo itabaza rye ntirizima, ngo mu ijoro itabaza rye ntirizima. Avuga ngo ni ugucana igicaniro cya buri munsi. Hari ukuntu ushobora kubaka ubusabane n'Imana, uko ugiye kuryama ugafata umwanya ugasenga. Hari n'ukuntu ushobora kubyuka abantu bose baryamye ugasenga, ukamedita ku ijambo, ukaramya, ukongera ugasinzira. Ibyo birashoboka, ibyo nabyo byubaka ubusabane n'Imana. Niyo mpamvu hari igihe uzabona ukabona umuntu afite face nziza ariko afite ubwiza budasanzwe, n'ubwiza Imana aba yamuhaye kubera ahantu hari secret aba akunda kujya. So rero ntitwemere yuko turara dusimbuka mu marimbi, tumererwe nabi, tujya gukora ama interview tukayatsindwa kubera ko isi y'umwijima yabyikoreye yabitwaye. Ni ukuri ngo umwanzi nta kindi kimuzana, ni ukwiba, kwiba. Kandi nta muntu uramubona yibi bifatika, niho bikwereka ko isi y'umwuka ikora. Ngo umwanzi nta kindi kimuzana usibye kwiba, kwica no kurimbura. Ibyo byose ntabwo abikora ku mugaragaro, abikora mu ibanga, kandi umunsi ku wundi. Niyo mpamvu natwe rero tube maso. Umwami Yesu rero adushoboze. Umwami Yesu Kristo dushoboze kuba ku munara. Umwami Yesu Kristo dushoboze gusenga nk'uko bikwiriye. Nukuri dushoboze tutagwa mu bishoko, dushoboze tutiye kujya turara nabi, duhe inzozi nziza, duhe mwami kugushaka no kugushakana umwete. Reka ubuntu bwawe butwuzureho, kuko kubw'imbaraga zacu ntabwo twabishobora. Nukuri dushobozwa nawe, duhe imbaraga muri byose. Reka mwami Yesu Kristo ubuzima bwacu ntagire n'agace na kamwe dusiga, bwose tubugushyireho, tubuguhe ari wowe buriyobora. Reka uyobore imitekerereze yacu, reka uyobore imivugire yacu, reka uyobore umwuka wacu, reka uyobore umubiri wacu, reka uyobore ubwenge bwacu, reka uyobore ibyacu, amaproje yacu, reka uyobore imiryango yacu, reka uyobore ibyacu byose, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndabashimiye cyane. Ngo akaririmbo kanjye karabategereje kuri YouTube. Mfite n'izindi 2 umwuka yampaye, nazo nimbashishwa nzazikora mbere yuko umwaka urangira. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibiteho. Mugire umugoroba mwiza, icyumweru muzagikubemo neza, munagisoze neza. Tuzongere guhura dufite amashimwe. Ni ukuri tuzongere guhura buri wese avuga ngo hari icyo Imana yakoze. Reka Imana turemere ibitangaza, reka Imana tuhaze, ihaze kwifuza kwacu. Ndabakunda. Shalom.